umukobwa washakaga iterambere cyane muri njye. Gusa naje guhura n'umuhungu w'umugome ku buryo bw'indengakamere. Ubu ndashaka guhana uwo muhungu. Gusa ikibazo bizababariramo benshi. Ndibaza mbireke, ariko nkumva ntabireka. Oya, ngomba kumuhana kugira ngo atazagira n'undi abikorera. Se wa muswa urashaka kwiyahuza inzoga? Gusa sinaziguriye. Rekazi. Cyose ni ibiki? Uva umugambi wanjye nawugezeho. Undabizi kaba bari mu masomo. Kari kubona amasomo kari kumwe n'umunama. Undi kamenya ubundi we none. Ariko ibyo byose simbyumva none. Ibyo ni ibiki? Bagenda bakigenda azwa surprise ndaguhamagara neza. Hakoze bite byawe? Yewe urimo no kuncanga ariko ntabwo mbyumva. Yewe inzoga nayiguriye. Reka kwiyahuza inzoga wawe. amafaranga naho ubundi ibintu ntabona akabikoze. Tuzabyo ntiwigendera amafaranga yarasigaye ndayikohereza kuri fone. Ntarebe reka ngende. Gusa ibyo wakoze ntabwo ari byo. Buno bugome bukabije cyane. Umenye ko ibintu bitazakugwa amahoro. Sinzi uwabihisemo gusa igihe mugira babaza ukabura aho wihisha ukabura uwo witura kuko nawe wifuza kubabara urukundo rwo rugira ibyarwo rugeraho biryoshye ntubashe no gutekereza gusa bifite amabara byose siko ari indabo hari ubwo biterwa no kutamenya ibidutegereje mama yigeze ambwira ko iyo wihorera hari ababigenderamo harimo n'abarengana gusa umutima n'uwanjye n'umwanzuro n'uwanjye.
Honey. Honey. Babe. Blaise, nzakubwire kugeza ryari? uramutse utese umukobwa mwiza uhiga abandi w'igitangaza. Blaise, ni ikihe kirimo ikindi umva kitari ikinyarwanda nshaka kukubwiramo kugira ngo unyumve? ndakumva neza cyane mukobwa utari tipe ya Blaise, ahubwo aba tipe y'umusore w'umunamba nka Rodrigue. kumbe wikundira abakora akazi kube kukoza amamodoka mu binamba koko. Sorry for you, wambwiye ko ntari tipe yawe, ndashidikanya, ariko nibyo koko uvuga ko ukuri. What? umva hari ubutumwa bwawe ngiye kukohereza mu kanya kandi urabeho. karibu neza murakoze cyane twishimiye mumeze gute se mwe turashima ariko turagutunga ibintu mumure ntabwo biba muranongoye cyane ariko nawe urarangara ubwo se twashuka nari ntangariye muri telefone irungu rye byinshi nari ngigeni ariko waje umwana mubi nakoze iki se kandi mbese buriya kuki usuje mu modoka wenyine byo kabiri ako kanya ndaro n'ugakabye ubwo uri umuntu ufite urukundo si koko ejo ni wari uri hano ariko namwe ibyanyu bijya bishobera n'ubu muracyashondana koko muzamenye ko mwakoze ibyanyu reka nese ubuneshuma oya ratani aje ari kubeshya n'ubunesha umutwe ngaho murakira aho ngaho tata mudoye kamwibaza ko utazanye umwumbati ntabwo se kuba mukumbuye shase kugira ngo izuba ntiryanyije mvana n'ubwo nasize abahinzi ngo babikure byibura bayinike tuzarebe ko tugurisha ifu y'imyumbati oya nta kibazo nabwo tuzaba tubukenewe n'ubundi bugari cyane kandi iyo wagiye kwakira umudo hajya mu nzira itakunze komanda nyagase ni komanda icyo nakuboneye ntabwo nakubwiye ko nabaye ntuhagaritse ko bayataniye genda ubuze nta mata adakonje nta kibazo ntabwo ajya amenya ko barashimisha rwose
Bani akazi wagakoze neza cyane nk'uko nabishakaga kabisa. Kuko ibintu wamukoreye ewana bigomba guhisoma umukobwa wari we wese umeze nkawe. Aya umva nidire twari dufitanye n'iriya yarangiye. Rero tugomba gusozanya kurangizanya. Umva bye. Sewe waje ryari? Blaise, uwo mukobwa uvuga wahemukiye ninde? Hari undi suretse rirashyano ngo ni Daniella. Hanyuma wamukoze ibiki? Namuhaye isomo ku buryo umuhungu wese bazajya bahura azajya mupfukamira. Umva rero nkubwire Blaise, uri imbwa cyane. Nkubwire hari igihe kimwe uzahura n'umuntu akaguha isomo ibyo wirirwa wigira, akakwereka ko ahubwo agatuma n'uzongera guhura n'umukobwa aho uri hose uzajya wiruka. Ibyo ngiye ntacyo bimbwiye, ibyo nakoze nagomba kubikora kandi abizi neza ko azajya agenda hose ntago bizamuva mu mutwe. Iryo somo se uvuga wamuhaye ni isomo bwoko kira? ariko anje uziko no byatumye nza n'ibyo nabyo birimo. Ese ubwo utekereza kugira ngo ufite ereka mu muto ngiye rwose umuntu uziko n'abahungu bafite gahunda bacibaho. Uje uzi ngo afite gahunda aza hari ibyo akurikiye, hari imitungo yakurikiyeho cyangwa hari imitungo yabonye iwanyu bafite kugira ngo umufashe gukemura ibibazo bafite. N'abahungu bacibaho rwose bafite gahunda. Ariko ubwo waciye bugufi wa mukobwa we, none si ibyo ngibyo bikubishwishe? Ako muto reka ibyo tunabyiga bikaza twigane. Ariyo? Wakuze? Ibyo se birashoboka? Blaise, banzanira amazi yo kunywa muri firigo gato. Ariko umunsi wabaye iki? Wirirwanye uburakari wigize umurakare wabitewe ni? Urumva ushaka kubimenya? Yes, of course. Kumba kubimenya urumva atari ngombwa ko nabimenya. Cyangwa se wenda wasanga wababajwe nabira nakubwiye by'uriya mukobwa. Blaise, ndagira ngo nkubwire ko ndambiwe pe. Ndarambiwe imyitwarire yawe ingeza ahantu unsigaranye ipfunwe ryo kwitwa n'umuvandimwe wawe bwabyo. Usigaranye imico imwe y'ububobo y'ubunyamaswa. Mbese hari igihe nibaza ngo ni ibiki biri mu mutwe wawe bikanyobera.
ariko ubundi ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo kuki wumva wababazwa n'umutwaro utikoreye ese ubundi utekereza ko ngiye ndi igicucu ngiye byo nkora mba bisi kandi twubahane kabisa umana ibyawe nanjye menye ibyanjye ariko Blaise koko nka grand frère mu by'ukuri nubaha buri utekereza ko iyi si dutuye yabumbwe na so buri utekereza ko ibikorwa byose ibyo biri gukorera abantu bikorewe umuntu ukunda wabyitwaramo gute mva mani kumana inama zawe ngiye nta nama nagusaba ngiye ndagira ngo umenyeshe bwa nyuma ko ndarambiwe rwose gusa twubaha ni serious kabisa sinzi uwabiteye sinzi uwabihisemo gusa igihe mugira babaza